twongeye kubasuhuza inshuti zacu nanone turagarutse bakunzi ba Mugunga TV show. Amahoro y'Imana nakomeza abane namwe. Ikaze mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Se ndongera nkupresentera. Ntekereza ko abantu bamaze kumenyera ko tugomba kuba turi hamwe nabo isaha n'isaha. Umunsi ku wundi nubwo wenda hari igihe tutagaragara ariko tuba turi hafi cyane. Ariko barifuza kutazajya utinda ariko kudatinda ni inshingano zanjye ariko mbasaba ubufatanye bwanjye nabo abadukurikira inshuti za Mugunga TV rwose gufatanya namwe ni ingenzi. Mugunga TV rero uyu akaba ari Mugunga mustari cyamamare musirimu ariko wambara neza koko. Urakoze cyane David. Ninde ukwambitse? Ntabwo najya kure cyane ni ibintu bizwi binumvikana. Madame abari mu kazi kose. Madame ni wambika ukwambika? Ndamushimira aho ari kabisa. Nge numvaga kuri bumbwire wenda nk'ahandi hantu runaka ukuntu. Ntabwo najya kure nanone ngo nshyire ibitekerezo kure cyane kuko iyo ntabwo nari natangira kwambikwa n'ahantu runaka naho ubonye hose cyangwa aho mbonye hose. Gusa bizabaho ntabwo ari kera kuko iyo umuntu agiye kuba umukire atangira kwitoza kugenda nkabo. Ushaka kuba umukire kangahe? Natangiye rero kuvugana nabo abantu bazajya banyambika mu minsi igiye kuza ko ndaza kuba ntacyambara amashati gusa ndaza kuba nshyiraho udukote. Uragira uti ngo ugiye kujyambara ama costume? Costume zitandukanye kabisa. Yo nambaye uyu munsi ntaba ariyo nambara ejo. Ndiyo ndabyitegura ko ndi mu bihe byiza byo kubona amasezerano yanjye ariyo aranyegera. Nuko ntahise wenda mbyerura ariko wambaye neza kandi Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze cyane David. Nshimira cyane Madame kuko yabigizemo uruhare cyane aho ari. Imana Umugisha nawe arankurikiye arabibona ko mushimira. Imana ishimwe rero ku bw'aka kanya tugize umugisha wo guhura. Niki uteganyiriza abakunzi bawe hano kuri Mugunga TV show? David urakoze ku kibazo cyiza umbajije. Reka mbanze mbashimire abakunzi ba Mugunga TV show. Imana ibahe umugisha. Bagaragaza uruhare rwabo umunsi ku wundi. Icyo navuga mu by'ukuri ndabashimira mbikuye ku mutima. Abantu bakunda Mugunga TV show bayikurikira umunsi ku wundi, abantu baduha comment umunsi ku wundi, ndabashimira cyane. Abantu rwose badutera inkunga bakoze subscribe turabashimiye. Ndashimira cyane byimazeyo abantu nabonye badukurikira bari muri Canada, abandi bari Burundi, abandi bari umubare munini cyane udukurikira w'abanyarwanda. Turabashimira rwose. Imana ibahe umugisha. Turashishikariza abataradukurikira rwose kudukurikira kuko dufite ibyiza kandi tubafitiye ibyiza. Turanabateganyiriza ibyiza. Ngira ngo bamaze iminsi bakurikira ibiganiro byiza. David, nakurikiye abana batoya cyane rwose Kansime na Happiness bafite ikiganiro cyiza cyane. Bararakaye bahuguye urubyiruko. Bararakaye ngo bafashe umwanzuro kabisa. Imana ibahe umugisha. Ntekereza ko abantu benshi bakurikiye biriya biganiro uko bikurikirana bibiri. Ikiganiro Happiness yatanze, ikiganiro Kansime yatanze na Happiness bari hamwe. Batanze ibiganiro byiza cyane. Turabashimira cyane. Imana ibahe umugisha. Nabo abaterankunga bacu kuko kwemera byonyine bakaza gutanga ibiganiro nka biriya kuri Mugunga TV ni umugisha ukomeye. Kimwe mu byo Mugunga TV igamije ni uguhindura imyitwarire mibi ya bamwe
bitwaramo bazi ko bitwara neza nyamara atari neza. Mugunga TV itambutsa ubutumwa bwiza, ubuhamya buhindura imitima ya benshi. Mu by'ukuri ifite intego ikomeye yo guhindurira abantu benshi kuri Kristo Yesu. Yego. Turabikomeje rero, Imana niyo dusaba kugira ngo ikomeze idushoboze kandi ikomeze iduteze intambwe, tubashishikariza kuyikurikira kuko izagira icyo ibamarira gikomeye. Ntimuzakureho rwose, muzakomeze kuyikurikira, izabageza kuri byinshi kandi mu by'ukuri dufite icyizere yuko namwe muzatugeza kuri byinshi. David, uzi ko hari umuntu uziko nawe uri umusitari? Akarakara. Wari ubizi? Ngewe wapishwi. Oh yes. Ashwi dashwi. Cyakora Imana iranze umuntu Imana imuzi aba ari umusitari. Hari umwe mu bakunzi bacu ndamusuhuje cyane aho ari, Gatete. Yaradukurikiye aza kumbwira ko rwose muziranye. Gatete wuhe? Gatete Emmanuel, sinzi niba umuzi ariko we arakuzi. Rwose ntabwo nari nzi ko uri umusitari kuri ya rwego. Natangajwe nabyo, ariko mu by'ukuri ndagushimira nawe, kumenyana nawe ndetse no kubana nawe ni umugisha ukomeye. Oya, muri uzamenya buriya ntago biraza neza, hari utukibura. Oh yes. Hari numenya neza ndabizi kuzankunda cyane kurusha. Nzagukunda, nanjye ndabizi neza ko tuzakundana. Yes, mukomeze mugubwe neza rero. Akakara kanya ko gushima, kandi rwose nanjye ndabashimiye. Nagiye mbona comment zigiye zitandukanye bifuza ko babakobwa bakongera bakagaruka. Oya, barahari, ntimugire ikibazo. Wowe pfa gukandaho subscribe, like, share, comment cyane. Kandi niba ufite gahunda nanjye kuvuga ngo tange nimero wa kintu, ariko oya, je ntago navuga gutyo. Bafite gahunda zigiye zitandukanye, uzabibarizo zabashake. Tubibutse kugana muri Sale Matoro. Kansime akabambika inkweto nziza. Swa mukobwa ari n'umukire koko. Imyenda myiza y'abantu bakuru ni y'abana bato. Y'abakuru. Imyenda y'abakuru ni ukuvuga abamama, abapapa, abakobwa. Bagane Kansime. Twenda tw'abantu bakuru cyane, imyenda y'abantu bakuru. Imyenda y'abantu bakuru. Imyenda, inkweto byiza Kansime rwose ababifite hari Remera muri Sale Matoro. Yego. Yarazitanze nomero ze, n'abatazifite mu twandikire muri comment tuzibahe. Mugane Kansime abambike. Kansime ariyambika kuko niyize kumaza tese wowe wambikwa nandi ati ndiyambika. Buri yafata muyo acuruza. Oya. Ya. Nimugubwe neza rero, hari ikindi se warenzaho ku? Ndumva icyo narenzaho nuko turimo dusengera abantu bafite ibibazo by'uburwayi. Imana yo mu ijuru ibaho ubutabazi, ibakize. Abantu rwose bakeneye imbabazi zituruka ku Uwiteka zibaye kandi abarebe neza. Kandi mu by'ukuri urubyiruko muze dufatanye, duhuze imbaraga, turusheho gusenyera umugozi umwe, twiyubake, twubake igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko nitwe Rwanda rw'ejo rwiza. Kandi ni twebwe Kristo akeneye gukoresha kugira ngo duhindure benshi. Imana rero ibahereza umugisha, dukomeze dufatanye, Imana izatugirira neza. Murakoze cyane. Shalom, shalom. None rero nshuti mwari mudukurikiye aka kanya, tubasaba umugisha ku mwanya muduhaye. Twasoza rero dusenga, Mugunga agasenga, hanyuma naho utaha cyane. Urakoze David. Reka dusenga Imana. Tugiye gusengera abantu barwaye, tugiye gusengera igihugu cyacu, dusengere n'imiryango yacu.
Imana iratugirira neza. Wowe udukurikiye, umutima wawe werekeze ku Mana, kuko ibyo tugiye kugusabira birakugirirwaho, birakubaho mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mana yacu, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru Uwiteka we. Dawidi yaravuze ngo ni wowe njya nishingikirizaho uhereye mu ivuka ryanjye. Aravuga ngo ni wowe wankuye mu nda ya mama, ati nzajya nkushima iminsi yose. Yari afite impamvu zo kugushima. Natwe rero dufashe uyu mwanya kuko dufite impamvu zo kugushimira. Turagushimira ku bwa byinshi. Intambwe dutera tuzitera ku bwawe, umwuka duhumeka tuwuhumeka ku bwawe, ibyo dutekereza tubitekereza kubera wowe. Rero turagushimiye rwose, tugushimiye kubw'ubuzima bwacu, kubw'imiryango yacu, kubw'igihugu, ndetse no kubwo imbaraga tuba dufite umunsi ku wundi. Mwami, ni wowe tubikesha, uhimbazwe. Ndagushimira ku bwa Mugunga TV washyizeho. Turakwakiriye Mwami, kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe umunsi ku wundi, kandi ukomeze kuyinyuzaho ibyiza bifitiye umumaro igihugu, bifitiye umumaro sosiyete, bifitiye umumaro abantu batandukanye hirya no hino. Dufashe uyu mwanya mu izina rya Yesu dusenga kugira ngo ukomeze utugirire neza, kandi dusenge abadukurikira. Mana, turabasengera umugisha wawe, kandi turabasengera kugira ngo ibyo utanga hano ubinyujije mu bakozi bawe, mu bana bawe, reka bijye bikomeza gufasha imitima yabo, bifashe imitima ya benshi, kandi bihindura imitima ya benshi. Mwana, mu izina rya Yesu turabasengera kugira ngo bagirirwe neza nawe. Hari abantu benshi bakeneye ubutabazi. Mu izina rya Yesu turabasengera Mwana, kugira ngo bagirire neza, ubutabazi bwawe bubagereho. Turasengera abantu barwaye. Hari abantu barwaye indwara Mwami, bazi ko batazakira, babona bikomeye rwose. Turabasengera kugira ngo bahe gukira mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe nizimanukira ubuzima bwabo Mana, amaraso yawe naze abe muri bo mu izina rya Yesu. Mana, ubu burwayi barwaye reka buhagarare kubw'imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubushake bwawe bubabeho Mwami, ikiganza cyawe cyiza kibabeho, ukuboko kwawe kwiza kubabeho, ubaho ubuzima buzima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dusengeye urubyiruko Mwami Mana, kugira ngo ukomeze kuduha intekerezo nzima, intekerezo nziza, dutekereze byiza kandi biduteze imbere mu mwuka ndetse no mu mubiri. Icyubahiro n'ikibi cyawe turagushimiye Mana yacu, tugushyize hejuru. Komeza utugirire neza kandi uduhe umugisha. Dusengeye itorero rikomeze kubaka ku rufatiro rwa Kristo. Reka abantu benshi bakomeze kugarurira intekerezo zabo, bazerekeze ku rufatiro rwa Kristo. Urakoze Mana yacu, ukomeze utugirire neza kandi ukomeze uduhe umugisha. Ntihagire ikintu na kimwe gikomeza kubangamira umunezero uri muri twe, kandi ukura umwijima mu mitima yacu, umucyo wawe uze muri twebwe. Urakoze, dusenze mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Shalom.